Yesu ashimwe cyane, bene data bakundwa muri Kristo Yesu, shalom shalom. Ndashimira Imana data wa twese yuko yongeye kunyemerera kugira ngo tubane muri aka kanya ko kuganira ku ijambo ry'Imana, aho tugiye gukomereza mu nyigisho twatangiye ivuga ku mihamagaro, imihamagaro 5 itandukanye iri mu itorero. Twasomye ijambo riri mu Befeso ibice 4 rivuga impamvu y'iyo mihamagaro n'impamvu Imana yaduhaye iyo mihamagaro n'impamvu yahisemo ko tuba dutandukanye mu mihamagaro yacu kuko twese turi ingingo z'umubiri umwe. Munyemerere rero tutarinjira muri iyi nyigisho tubanze dusenga Imana. Hari akaririmbo kari ku mutima wanjye numva katubera isengesho, kambera isengesho, kakubera isengesho, ubundi dusenga Imana. Ndashaka kukumenya, menya inzira zawe, maze ngendane nawe. Ndashaka kukwegera, unyigisha ijambo, nuzura umwuka wera. Ku gicaniro nditambye, nyinguye umutima, sinzava imbere yawe, mbigitambo cyawe. Ku gicaniro nditambye, nyinguye umutima, sinzava imbere yawe, mbigitambo cyawe. Ndashaka kukumenya, menya inzira zawe, maze ngendane nawe. Ndashaka kukwegera, unyigisha ijambo, nuzura umwuka wera. Haleluya, haleluya, haleluya. Data, iri ni ryo sengesho ry'imitima yacu uyu munsi. Iri ni ryo sengesho Mwami Imana twumva ritubereye nk'igitsikamutima, ni ukugira ngo tukwegere, tukumenye, utwiyigishe, utwihishurire Mwami wanjye, kuko utihishuye ntawakumenya, kandi Mwami wanjye utatureheje ntawakwegera. Nuko umugoroba wa none nguciriye bugufi, ndakwinginze mu izina rya Yesu kugira ngo ukure ikintu cyose kimeze nk'umwanda, nk'umugayo, nk'icyaha, nk'igicumuro hagati muri twebwe, kugira ngo Uwiteka tubashe kwegera intebe y'ubuntu bwawe tudatinya. Ndasenga kugira ngo tubabarire gukiranirwa kwacu kose, Mwami Imana, utubabarire aho tuba twiriwe tugendera mu nzira zidakwiriye, tuvuga amagambo adakwiriye, tugira ibiganiro bibi Mwami wanjye. Ahari se Mwami duhura n'ibiturakaza tugatinda mu burakari, ndasenga Mwami kugira ngo imbabazi zawe zitubeho. Babarira buri muntu wese tugiye kubana. Aka kanya k'ijambo kaba akanya ko kugira ngo twezwe naryo, nk'uko Umwami Yesu yadusengeye ngo ubejeshe ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ryo kuri. Turaje kugira ngo twejeshe ijambo Mwami, ibyo tutumva ngo bidusobanurire, utwigize imbere Mwami Imana, twe guhora mu bya mbere bya Kristo, ahubwo duteze intambwe, udusobanurire uwo uriwe, maze dusobanukirwa abo turi bo muri wowe. Mwami, dusobanurire guhamagarwa kwacu, kugira ngo muri iyi minsi ya nyuma Mwami wanjye ntihabeho
kwirara, ntihabeho kudamarara, ahubwo buri wese ahagarare mu muhamagaro we nk'umuranga, buri wese ahagarare mu muhamagaro we mwami, kugira ngo umuntu wese uzamusange kuri poste wamushyizeho data. Mwami wanjye kandi Mana yanjye, aka kanya tugiye kumara tuganira, ndakwinginze ngwino ubane natwe, ganiriza buri mutima, ganiriza buri bugingo, ganiriza buri bwenge, reka umwuka wera adutize amatwi ye aba ariyo twumvisha, maze mwami Imana iri jambo ritubere nk'indorerwamo twireberamo, hakagira ibihinduka muri twe, maze uduteze intambwe, utwigize imbere mwami Imana, udukure mu bwiza utujyane mu bwiza bwisumbuyeho. Bana natwe mwami wanjye, abababajwe n'imibiri bari muri twe, reka mwami wanjye ubakize kugira ngo babohokere kugukorera data. Uwiteka mwami, hari igihe kijya kigera Satani agashaka mwami guteza ububabare mu mibiri yacu kugira ngo duhagarike gukora, ariko Uwiteka kugeza ubwo uzagaruka uzasanga tukiri mu bisarurwa wadusizemo, kandi ni byiza kuzasanga tukiri kuri poste wadusizeho mwami, ariko ibyo ntibinezeza umwanzi. Niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo mu izina rya Yesu buri ndwara yose uko yaba yiyita kose ihunge mwami Imana, turi kumvira ijambo, habeho imbaraga zikiza indwara, bya bimenyetso wadusezeranije bizagumana n'abizera, reka bikorane natwe muri uyu mugoroba. Buri muntu wese mwami Imana yumva imbaraga zikiza, unaniwe mu mutima, ufite agahinda atewe n'iby'urugo, ufite agahinda atewe n'iby'urubyaro, ufite agahinda atewe n'ibibazo by'imiryango, ibibazo by'akazi, ufite kwiheba mwami Imana atabona uko ejo bizagenda, mu izina rya Yesu bohora buri muntu ku kimuboshye mwami. Imitima yacu nibohoke, ubwenge bwacu nibubohoke, kandi ibyiringiro byacu mwami, nk'uko ijambo ritubwira ngo hahirwa uwizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Mana, tureke gutekereza ibizaba ejo, ahubwo tuguhanga amaso, kuko ari wowe Alufa, ni wowe Omega, kandi hagati aho ni wowe Emmanuel. Haleluya! Ni wowe utangirana natwe, ni wowe Mana ibana natwe muri preza, kandi ni nawe uzatugeza ku musozo mwami, ukaduha kurangiza urugendo amahoro. Ngaho bana natwe mwami, uduhe ibihe byiza, kandi mwami Imana uduhe kukumva, uduhe kukumenya, uduhe umwuka w'ubwenge no guhishirirwa bituma tukumenya ukuri. Mu izina ry'umwami Yesu dusenze twizeye, amen, amen. Murakoze rero, nk'uko mubizi turi muri teme cyangwa se mu nyigisho ivuga ku mihamagaro 5. Twabanje kureba impamvu y'iyi mihamagaro nk'uko twayisanze mu Befeso ibice byaho 4. Reka yenda nongere mpasome kuko ni amagambo tuzahagararamo kuva iyi teme itangiye kugera irangiye. Ni amagambo dusanga mu Befeso ibice 4 umurongo wa 11 kugera 15. Haravuga ngo nuko aha bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigisha, ngo kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Impamvu iyi mihamagaro Imana yayishyize mu itorero, igaha bamwe kuba biriya, igaha abandi kuba biriya, igaha abandi kuba biriya, icya mbere ngo ni ukugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana. Dutangira muri introduction twabonye ko tugabura iby'Imana ahantu habiri hatandukanye. Ahambere ni mu bataregera ameza y'umwami ngo dusangirire kuri ayo meza y'umwami, tugaterura ibyo ku meza y'umwami tukabibashyira, abo ni abataravuka ubwa kabiri, ngo ahari tube twabareshya binjire mu mubiri wa Kristo dusangirire ku meza y'umwami. Ariko aba kabiri noneho nabo turi kumwe mu mubiri wa Kristo. Bene data, buriya umwami Yesu afite ukuntu yakoze ibintu, ubwe ahinduka umutwe, natwe abasigaye twese tuba ingingo z'umubiri wa Kristo, kugira ngo hatagira uzumva ko ari we ubishoboye cyangwa ari we ubisohoza mu murimo wa Kristo, ahubwo buri wese amuha kuba urugingo, kandi umuntu wese ngo akaba urugingo rwa mugenzi we, umuntu wese akaba urugingo ku mubiri wa Kristo. Ntago ikirenge cyavuga ngo ni nge mubiri, ngo bityo sinkeneye ikiganza, ntago ijisho ryavuga ngo yango ni nge mubiri, ntago nkeneye izuru, sinkeneye amenyo.
oya, Imana yabikoze ku buryo tuzahora iteka mu mubiri wa Kristo dukora ducirana bugufi twubahana kuko turakeneranye. Ndagukeneye cyane, ntagufite umubiri ntiwuzuye, urankeneye cyane nanjye utamfite umubiri ntiwuzuye. Nuko umwami Yesu yabigenje. Niba koko twembi turi ku mubiri w'umwami wacu Yesu Kristo, akaba ari we mutwe utekerereza uwo mubiri, urankeneye, ndagukeneye, turakeneranye kuko buri wese ni urugingo. Naje gusanga nta rugingo rutagira akamaro rubaho, ndetse urugingo rutoya kurusha izindi iyo rubabaye umubiri wose uta umutwe, ukababara, ugahangayika. Hari abantu, sinzi niba mwari bwabone nk'umuntu ugira ikibazo cy'inzara. Iyo witegereje inzara ubona ari akantu gato, ariko hari abantu bagira ikibazo cy'inzara zibinjira mu mubiri. Ni ibintu bibabaza, ni ibintu bibabaza ku buryo ushobora gusanga ikirenge cyabyimbye, ikiganza gihora kuri ya mano kiri gukoraho kirebe yuko ahari byakoroherwa, ugasanga umubiri wose nta mahoro ufite, cyangwa se ukica inzara, uri guca inzara ukisesereza. Urababara ku buryo usigara wumva umunwa wahuhaho, ukazana akantu ugahungiza, kubera ko n'urwo rugingo ushaka gusuzugura ubwarwo rwaguhangayikisha umubiri wose, ugata umutwe rwose. Rero Imana yashimye yuko ku mubiri wa Kristo twese tuba ingingo z'umubiri umwe, nta rugingo na rumwe usuzugura ku mubiri wawe, niko no ku mubiri wa Kristo nta rugingo na rumwe wagakwiye gusuzugura. Hanyuma rero imaze kuduteranyiriza ku mubiri we, iravuga ngo iha bamwe, ngo nuko aha bamwe kuba intumwa, abandi kuba abahanuzi, kuba ababwirizabutumwa bwiza, abungeri n'abigisha. Izo minisiteri eshanu zose umwami wacu azihuriza ku mubiri we, ngo kugira ngo dutunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Tugabura iby'Imana, ariko kandi no mu mubiri wa Kristo turacyakeneye gukomezanya. Ntabwo wavuga ngo urumva ngo jyewe ngo nahawe minisiteri bityo nduzuye, nta kibazo mfite, sinkeneye umuhanuzi, sinkeneye umuvugabutumwa, sinkeneye umwigisha. Oya, niba uri umwigisha ukeneye izindi minisiteri enye zose ko zikorera mu buzima bwawe. Niba uri intumwa ukeneye izindi minisiteri enye zose ko zikorana nawe, kuko nuko Imana yabigenje kugira ngo hatazagira n'umuntu wavaho aterwa ubwibone n'umuhamagaro nk'uko byagendekeye Satani. Muzasome muri Yesaya ibice 14 basobanura ubwiza Satani yahoranye, ariko ubwo bwiza yari yarahoranye nk'umutwaramucyo, ubwo bwiza yari yarahoranye nk'umukerubi utwikira, nk'umumarayika ngo wari ufite ubwiza butangaje bumutera kwishyira hejuru yibagirwa iyabumuhaye, none hashaka no kwigereranya n'iyabumuhaye ahari ngo abe yanayisimbura. Ngicyo ikintu Imana yanga, nuko waterwa ubwibone n'ikintu yaba yaraguhaye cyangwa yaraguhamagariye. Ngo kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora rwose kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Ibi twabivuzeho, abavutse mu kwizera bose ntabwo bahita bagera ku rugero rushyitse, ahubwo uko imihamagaro irushaho gukorera muri bo, imihamagaro y'abandi bari mu mubiri wa Kristo, niko tugenda dukomeza umubiri wa Kristo, dufatanya kuwukomeza, noneho ngo tukageraho dusohoza ubumwe bwo kwizera, dusigaye twizera ibintu bimwe twese. Umwe atizera Yesu atya, undi ngo amwizere kuri, oya, tukagira ubumwe bwo kwizera, ariko tukagera no ku kigero gishyitse cy'igihagararo cya Kristo. Noneho kandi icyo ngicyo ngo kugira ngo tudakomeza kuba abana, ikibazo cy'abana ngo nuko bateraganywa n'umuraba, bajyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Iyo uba ahantu hakorera umuhamagaro umwe, umubiri wa Kristo utuzuye cyangwa se imihamagaro yose itarimo ikorana, usanga haba ikibazo cy'uko abantu bakomeza kuba abana,
ukaba wamara imyaka 20 waramenye Kristo, ariko mu by'ukuri Imana ikureba ikabona uracyari umwana, kuko ntabwo wihuje n'umubiri wa Kristo ngo mugire ubumwe bwo kwizera, usobanukirwa inyigisho nzima n'inyigisho zipfuye, ahubwo nyuma y'imyaka 20 ukaba ugiteraganwa n'inyigisho zimwe, ejo hakaza izindi nazo ugakurikira, ukaba uzi profete mushya wadutse, ukaba uzi ahantu haje umwaposo w'igitangaza, nyuma y'imyaka 20 ugendana n'umwami Yesu. Ariko igituma iyi mihamagaro ikorera mu itorero rya Kristo ngo ni ukugira ngo tugere ku kigero gishyitse, turekeraho kuba abana, turekeraho guteraganwa hirya no hino n'imiraba y'imyigishirize y'uburyo bwose, ngo noneho n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya, kuko uburyo bwinshi bwo kutuyobya byo narabivuze burahari bwinshi, nahoze ndi kuvuga ku nyigisho z'ubuyobe, ariko ngera ahantu ndavuga se ko uburyo bwinshi bwo kutuyobya burakabije, mbwira Imana ni ahari Mwuka Wera anyobora mu bwo dufite tubona bugaragara, wabwira umuntu uti wowe niba uri muri Afurika ubu ngubu ni ubugwa aho uzamenye ko ari ibi, ariko uburyo bwinshi bwo kutuyobya ni bwinshi ku buryo udashobora kubuvuga ngo uzaburangize, ariko uburyo bworoshye cyane kugira ngo hatazagira ugwa muri ubwo buryo bwinshi bwo kutuyobya, nuko iyi mihamagaro ikorera mu buzima bwacu, tukicara hamwe tukiga ibya Kristo, kugira ngo dukure tugere ku kigero gishyitse cy'igihagararo cya Kristo, ngo ahubwo tuvuge ukuri turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose, uwo ni we mutwe ari we Kristo. Iri ni ryo jambo rero duhagazemo muri iyi nyigisho turimo muri iyi minsi ivuga ku mihamagaro 5. Bene data, ndagira ngo twongereho iri jambo riri mu Befeso, Abefeso ibice byaho 2, ndasoma ku murongo waho, ndahera ku murongo wa 8 ngeze ku wa 10. Haravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo hatagira uwirarira. Noneho 10 rero, aha nkunda ukuntu ahita asobanura uburyo agakiza kacu kadakomoka mu mirimo, kubera ko ngo turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza. Nibyo koko kuri uriya murongo wa 9 birashoboka ko hari n'imirimo myiza wakoze kera utarakizwa, ariko umva icyo Bibiliya ivuga ku murongo wa 10, kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Imirimo myiza yose Imana yaturemeye tuyisanga muri Kristo Yesu. Hanze ya Kristo Yesu turi gukora imirimo myiza ijya gusa n'Imana yaturemeye, ariko si Imana yaturemeye. Iyi Imana yaturemeye yo iri muri Kristo Yesu. Birashoboka ko waba umuntu mwiza, ukaba mico myiza, muri karitsiye hose bakakumenya, abantu bakagukundira ineza yawe, ariko ibyo ukora byose niba ubikorera hanze ya Kristo Yesu, ndakumenyesha ko uri gukora ibijya gusa n'ibyo yakuremeye, ariko ibyo yakuremeye byo uzabimenya uri muri Kristo Yesu, kuko icyo gihe muri Kristo Yesu noneho ntabwo uzaba ukiyobora, ahubwo abayoborwa n'Umwuka Wera bose nibo bana b'Imana. Uzaba ufite Umwuka Wera w'Imana ukubwira ngo do jyaha, kora kiriya, sura uriya, sura n'uriya, girira uyu nguyu gutya. Imirimo myiza yaturemeye muri Kristo Yesu. Umva ijambo asoresha ngo iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Aka kantu ndaza kukagarukaho, ariko ndashaka gato kuvuga kuri iyi mirimo tutarakomeza. Imirimo myiza Imana yaturemeye muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Aha noneho ndashaka kuvuga ku muntu wamaze kugera muri Kristo Yesu, ushaka kugendera muri ya mirimo myiza Imana yamuremeye ngo ayigenderemo, imwe yaremewe kera, kuva kera, kugira ngo ayigenderemo. Bene data, impamvu yacu yo kuremwa ubundi ni ukugira ngo dukore imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ntabwo twaremwe ngo tuze tubeho dutamporize imyaka 10, 20, ntikarani, 60, 80 witahire. Oya, hari ikintu cyatumye uremwa. Icyo kintu rero, impamvu yawe yo kuremwa iri ndani muri Kristo Yesu. Iyo mpamvu rero iyo umaze kuyinjiramo, uyisangamo n'imirimo myiza waremewe kugira ngo uzuyigenderemo. Sinzi niba iki kintu cyo kuza kugendera mu mirimo twaremewe cyumvikana, ariko do ni nk'uko imirimo yarakozwe
tutaranavuka, iyo mirimo yarakozwe, irahari, yose yararangiye. buriya Imana ni Imana ihagarara mu itangiriro ikavuga iherezo, kandi noneho igahagarara mu iherezo ikagutereka mu itangiriro. ni uko ikora. imirimo myiza yakuremeye yamaze kuyitondeka ku murongo, nta yindi mvune. wowe ikigusaba ni ukwemera ko umwuka akuyobora ukagendera muri yo. ngo icyo yaturemeye ntabwo ari ukugira ngo dushyashyane dukore imirimo duca goshi duca durate, oya, ni ukugira ngo tugendere mu mirimo myiza iyi Imana yiteguriye kera ngo twe tuyigenderemo. imirimo irahari, turasabwa kuyigenderamo. ntabwo ari twe tuvumbura imirimo dukorera Imana, ntabwo ari twe duhanga ngo ndumva ngo ngiye nkoze ibi ngibi ngo nibyo byashimisha Imana. oya, hari ibyo Imana yakuremeye, irahari, irabitegura ku murongo ngo wowe uze ubigenderemo. niyo mpamvu utayobowe n'umwuka nta na rimwe uzanezeza umutima w'Imana. uzakora ibyo wumva ari byiza, ariko bishobora kuba bitandukanye cyane n'icy'Imana yakuremeye ngo ukigenderemo. hari ikintu naje kubona kuri Satani. Satani hari ahantu agera akabona umaze gukunda Yesu koko, akabona nta nubwo azakubwira yenda ngo jya kwiba ngo ujyeyo, ntazakubwira ngo rwana urwane, ntashobora kukubwira ngo kubita umugore byemere. kubera urukundo ukunda Kristo, hari ibintu maze kurengaho. rero we igisigaye kimuhangayikishije si wowe, kuko wowe arabona ko wamaze kumucika. ahubwo ikimuhangayikishijwe n'abazakizwa binyuze muri wowe. ni ukuvuga ngo azagufata gukipinge bizi, ukora imirimo myiza myinshi y'uburyo bwose, ariko atari imirimo myiza Imana yakuremeye ngo uyigenderemo. usanga uri muri isanga mu mirimo myiza, ukora ibintu byiza, ugira neza, usura abarwayi, uranyura goshe, uranyura duruwate, nta kutagira ukora imirimo myiza pe. buri gihe iyo ushatse kwinjira mu muhamagaro wawe haboneka abakubwira ati ariko waje tukajyana gusura imbohe. wajya kwinjira mu muhamagaro wawe hakabona undi muntu uguporopoza kujya gukora ikindi kintu cyiza. Satani akagukipinga busy doing the wrong things. uri gukora ibintu byiza, ariko ntabwo ari byo waremewe. bya bindi waremewe byo bitondetse ku murongo biragutegereje. nutaza ngo ubigenderemo, uzarinda usoza urugendo udasohoje icyo waremewe. ariko imirimo myiza yo muri Kristo Yesu irimo iguteguriwe, bisaba gusa ko wemerera umwuka kugira ngo akuyobore utangire uyigenderemo. buriya icyaha cy'abantu bamaze kucyumva, ariko distraction ni ikintu abantu batumva. Satani akoresha strategy yitwa distraction, kuko mu muhamagaro wawe hari benshi bazakizwa. umunsi uzaba wahagurukiye kugendera mu mirimo myiza Imana yakuremeye, uzanyaga umwanzi, uzanyaga ubwami bwa Satani ubugingo butagira uko bungana. ariko kubera ko icyo kintu agitinya, akoresha intwaro yitwa distraction cyangwa kukurangaza, akagukundisha utuntu tudafashe. nibyo koko urakijijwe, uri umuntu ukunda Yesu, ariko ugasanga hari agaseri kagutwara nk'amasaha 2 mu gihe ubugingo Kristo yameneye amaraso burimo burimbuka. ntabwo ndi kuvuga ko kureba sera ari icyaha, oya, ariko ndimo ndakubwira strategy ya Satani yo kurangaza umuntu ku buryo udakora icyo Imana yakuremeye, ukarangara urimo ukora ikindi kitagize n'icyo gitwaye, ntacyo kishe, ntacyo gikijije. hari igihe rero birenga n'ibyo bya seri twese tumaze kumenyera ko ari ukuturangaza, noneho ahubwo bigahinduka ibintu by'uko Satani akaguhindura umuntu w'umunyakigare, abantu mvuge gute, donc iyo utamenye uko ukoresha umwanya wawe, nicyo nabonye abandi barawukoresha. ugasanga uhorana abantu bakubwira ngo mperekeza aha, yo ko ngiye gushopinga se wamperekeje sha ukampitiramo, umva none se ko ngiye gusura abarwayi wamperekeje tukajyana. mu by'ukuri nta kintu kibi kiri muri ibyo, ariko se niyo mirimo myiza Imana yakuremeye ngo uyigenderemo? niba ariyo, Imana ishimwe. niba atariyo, waguye muri strategy ya Satani yitwa distraction, kukurangaza kugira ngo udasohoza icyo wahamagariwe. reka rero noneho dutangire kwinjira muri teme nyirizina. twabonye ko iyi mirimo
Imana yaturemeye kugira ngo tuyigenderemo, tuyisanga mu byiciro bine. Icyiciro cya mbere ni umuhamagaro, ari nawo tugiye kuvugaho. Icyiciro cya kabiri ni impano. Impano ni ibikoresho by'umuhamagaro. Impano ziri uburyo bubiri. Impano, hari impano karemano cyangwa izo bita talents, hakaba n'impano z'umwuka wera, izo uhabwa gusa kuko wabatijwe mu mwuka wera cyangwa wuzuye umwuka wera. Mumbabarire. Hanyuma icyiciro cya gatatu dusangamo iyi mirimo ni icyiciro cyitwa inshingano. Yenda tutaragera ku nshingano, imihamagaro yo twayibonye uko ari 5, hanyuma impano zo zigiye zitandukanye. Ndaguha urugero, nko kuririmba ntabwo ari umuhamagaro. Kuririmba ni talent, kuko ushobora kuririmba ukijijwe cyangwa utanakijijwe. Ushobora kuririmba ntibigusaba kuzura umwuka wera, ahubwo ibyo uririmba bishobora gutuma umuntu wanariza amenya umuhamagaro wawe. Niba ari wowe wihimbira indirimbo, niba aho turi kuvuga noneho ku ndirimbo ziririmbwa mu rusengero, hari umuntu uzasanga igihe cyose arimo ahimba indirimbo ayijyana ku gukizwa, wumva nyine indirimbo ye ni ubutumwa bujyanira abantu ku gukizwa. Hari undi uba ari umuhanuzi, noneho mu ndirimbo ze iteka akaba arimo avuga ngo iravuze ngo nimuhumure, imitima yanyu niyururuke. Mu ndirimbo ye, muri ya mpano ye, akajya anyuzamo umuhamagaro. Hanyuma rero hakaba izindi mpano z'umwuka wera, nazo ni impano duhabwa kugira ngo dusohoze umuhamagaro. Niyo mpamvu umwami Yesu ajya kujya mu ijuru yari asize umuhamagaro, abasigiye umuhamagaro wo kuba intumwa mu mahanga yose, ariko arangije arababwira ngo ntimuhite mugenda, ahubwo mutegereze kugeza ubwo icyo data yasezeranije cyiza. Nibwo umufasha yamanutse kuri Pentekote, buri wese ahabwa impano zijyanye n'umuhamagaro agiye gukora, zijyanye n'aho agiye kuwukorera. Umuhamagaro rero ni ibikoresho by'umurimo, zaba talents dufite, zaba don spirituel cyangwa se impano z'umwuka dufite. Impano zo ni ibikoresho by'umuhamagaro. Umuhamagaro urahari, ariko ubuze mu impano ntushobora kuwusohoza. Turaza kubireba. Hanyuma icyiciro cya gatatu dusangamo iyi mirimo myiza twaremewe ngo tuyigenderemo ni icyiciro cyitwa inshingano. Inshingano ni ukuvuga ngo abantu barakurebye, bakubonyemo potentials runaka, bakubonyemo ikintu runaka, baguhaye inshingano. Ndaguha urugero, buriya kuba umwepiskopi ntago ari umuhamagaro. Umwepiskopi nk'uko tubisanga muri Bibiliya yabaga ari we muntu akwita nk'umukuru w'itorero, kubera ko icyo gihe ntago babitaga abapasiteri, babitaga abepiskopi n'abakuru. Abo bantu rero bahabwaga inshingano bitewe n'imbuto zabo, bitewe n'icyo aba bana nabo bari kubabonamo. Izo rero ni inshingano, ntago ari imihamagaro. Ntago kuba umudiyakoni ubwabyo si umuhamagaro. Kuba umudiyakoni ni inshingano uhabwa n'itorero. Kubera iki? Inshingano umuntu yayiguha ejo akayikwaka, ariko umuhamagaro ntaho ujya. Mu itorero baguhagaritse, umuhamagaro uracyakurimo. Warenganya abantu bakwanze, bakwemeye, umuhamagaro ntaho ujya. Ibyo byo turaza kubireba mu kanya. Ariko inshingano, uyu munsi ushobora kuba uri umukuru w'itorero, ejo manda yawe ikarangira hakajyaho undi. Inshingano ni ibintu bigenda bihindagurika. Ugasanga baguhaye kuyobora urubyiruko, ni byiza mu itorero. Baguhaye kuyobora korari, ibyo byose ni inshingano duhabwa bitewe n'imbuto batubonamo. Tuziga rero gutandukanya ibi bintu byose. Hanyuma icyiciro cya 4 ni umutwaro. Ni ukuvuga ngo mu nshingano abantu bafite, mu mpano bafite, no mu mihamagaro bafite, hari igihe umusangana ikintu cyitwa umutwaro. Buriya gusenga ni inshingano ya buri mukristo. Twese uko twakabaye, umwami Yesu yadusigiye inshingano zo gusenga. Gusenga si impano, gusenga si umuhamagaro, gusenga ni inshingano ya buri mukristo. Ntago uretse ibi bihe turimo niho mbona hari abantu bamwe babihariye abandi, akumva kugira ngo asubizwe nuko kanaka azamugirayo. Ariko gusenga ni nko kuganira k'umukwe n'umugeni. Ntago ushobora kubana n'umuntu mwashakanye, mwasezeranye kubana, mudashobora kuvugana. Niba rero gusenga ari igihe cya intimite yawe cyangwa intimacy hamwe na Kristo Yesu,
ukabiteka cya gihe cya intimacy wohereza undi muntu kukugirayo, umeze nk'umugeni wamaze gukora ubukwe, igihe cyose amasaha yo kujya kwiherera mu cyumba yagera akajya yoherezayo murumuna we ati genda uba ari wowe urara hariya, cyangwa koherezayo umukozi we. Ibyo bintu no mu buzima busanzwe nta muntu wabikora. Niyo mpamvu Yesu yigeze kureba abantu arababwira ngo mwari muzi yuko abana b'isi babarusha ubwenge. Ibyo bintu niyo ubitekereje muri logike y'isi wumva bidashoboka ko umuntu yaba avuga ko Kristo Yesu ari umukwe we, ariko ntibajya basabana, ntibajya bihererana, ibihe bye byose avugana na Yesu ari uko ari mu kivunge cy'abantu, ari uko ari kumwe n'abantu benshi cyane, nta relation y'umukwe n'umugeni ihari. Mwene data, niba nta relation iri hagati yawe n'umukwe, wibuke iki kintu. Dutangira twavuze ku baranga, tuvuga no ku bahanjuzi. Utekereze umuntu wakurangiye Kristo, wamurangiwe n'umuranga cyangwa wamurangiwe n'umuhanjuzi? Kuko umuhanjuzi akeneye kukomeza kumuteza imbere kuri ya mavuta acuruza, ntashobora kukwemerera kuva hagati yawe na Kristo muri relation yanyu. Oya, arashaka ko iteka uzajya umunyuraho kugira ngo usenge, arashaka ko iteka uzajya umunyuraho kugira ngo wige, arashaka ko iteka uzajya umunyuraho kuko nicyo kimubeshejeho. Ariko umuranga akazi ke ni ukuvuga ngo dore umukwe naba ari ukurikira. Haleluya. Mwene data, ndakwinginga kugira ngo utekereze ku mibanire yawe na Kristo, kuko niba waraje kuri Kristo unyuze ku muhanjuzi, ndatinya yuko numara no kumenya umuhamagaro wawe nawe uri bube umuhanjuzi aho kuba umuranga. Ndasenga mu izina rya Yesu kugira ngo uyu munsi umwami Imana akore ku mitima y'abantu, abantu bongere bumve bakeneye gusabana nayo ubwabo, nta wundi muntu uri hagati yabo. Utagira ikibazo ngo uhite uhamagara hariya. Ni byiza ko twikoreranira imitwaro, ariko rero mu kwikoreranira imitwaro tugomba kandi no kuba wowe ubwawe ubasha kwisabanira n'umukwe. Buriya duteye ukuntu gutandukanye. Hari abantu iyo bababaye bya nyabyo batabasha kuvuga. Abo ngabo niyo bababaye no gusenga birabananira. Niho uzasanga nyine muri icyo gihe yatabaza ati mu nsengere. Ariko wowe ubabaye wishimye nta kibazo ufite ibibazo, iteka mu nsengere. None se wowe uhura n'umukwe muhuye ryari? Kubera ko ntago uhura n'umukwe kuko hari icyabaye. Guhura n'umukwe ni buri munsi, ni umuco uhoraho, warwaye utarwaye, ushonje utashonje, ufite icyo ukeneye nta n'icyo ukeneye. Niba ubana n'umukwe mugomba kubana mu bihe byose. Ariko nubwo gusenga ari inshingano ya buri mukristo, hari abantu Imana igira gutya ikihitiramo ikabaha umutwaro w'ikintu runaka. Ugasanga umuntu nta na rimwe uzamubwira gusenga. Nubu namubwiye gusengera ibyo kurya mugiye kurya saa sita, uri bwumve ahise asengera n'imfungwa, kuko Imana yamushyizemo uwo mutwaro. Numubwira uti dusengere tugiye ku rugendo, aratangira asengera imodoka iri bubatware ibagezeye amahoro, ariko kubera umutwaro w'abana b'imfubyi n'abapfakazi afite ku mutima, uri bwumve muri kwa gusengera urugendo rwanyu nabyo biramucitse bijyamo, kuko ni umutwaro uremereye mu mutima we. Muri iyi mirimo rero Imana yaturemeye, mu mihamagaro itandukanye dufite, buri muntu agiye afite umutwaro runaka Imana yamushyizemo. Buriya nicyo kintu abantu benshi bapfa batajya bumvikanaho. Hari igihe bikunanira kwiyumvisha yuko uwo mutwaro Imana yagushyizemo ngewe atari wo yanshyizemo. Wambwira uti dusengere ibi wakumva ntabishyikira ukandakarira, ariko uwo ni umutwaro wawe mwene data. Nanjye mfite uwanjye Imana yanshyizemo. Ahari wowe umutwaro wawe ni ugusengera abana b'imfubyi, nanjye umutwaro wanjye ni ugusengera batarakizwa, undi umutwaro we ni ugusengera abasaruzi kugira ngo Imana yohereze abasaruzi mu bisarurwa. Icyo kintu ntitukagipfe, tumenye yuko mu mirimo myiza Imana yaturemeye buri wese afitiye. Umuhamagaro wawe si uwanjye, impano zawe si izanjye, inshingano uhabwa si izanjye, n'imitwaro Imana ikwikoreza si yanjye. Haleluya. Rero akenshi usanga tugonganira ko Imana iraguha umutwaro ugashaka no kuwushyira ku wundi muntu. Uwo ni uwawe, wikorere mu bihe byawe byo gusabana n'umukwe, ujyane wa mutwaro Imana yaguhaye. Reka noneho rero twinjire mu muhamagaro, kuko niyo point ya mbere
nibura tudefinise umuhamagaro icyo ari cyo. Nari nzi ko Imana iri budufashe tukabasha nibura gutangira kuvuga ku muhamagaro wa mbere, ariko ndabona bitari bukunde. Ejo Imana nitwemerera tuzinjira noneho muri iyi mihamagaro tuyidetaye, ariko nibura reka dutangire turebe umuhamagaro ni iki, umuntu ahamagarwa ryari, kubera icyo ahamagarwa. Icyo cyo ndumva twamaze kukibona, ngo ni ukugira ngo abera batunganirizwe rwose kugabura iby'Imana, ngo kandi no gukomeza umubiri wa Kristo. Iyo niyo mpamvu yo guhamagarwa kwacu. Ariko noneho ndagira ngo twinjire mu muhamagaro nyirizina, turebe umuhamagaro. Ubundi umuhamagaro ni iki? Akenshi bene data, iyo umuntu atarabasha gutandukanya umuhamagaro n'impano, usanga ari ibintu bibiri yitiranya, ntabashe kubitandukanya. Ariko impano, aha ndi kuvuga ku mpano z'umwuka. Impano z'umwuka zihabwa abahamagawe. Umuntu utarahamagarwa cyangwa umuntu utarinjira mu muhamagaro, umuntu utarinjira mu muhamagaro ntabwo bishoboka ko yahabwa impano z'umwuka. Impano z'umwuka ni ibikoresho bikujyana gusohoza icyo wahamagariwe. Niyo mpamvu Imana irabanza ikaguhamagara muri Kristo Yesu. Wamara kugera muri Kristo Yesu, utangiye kumenya neza, wageze mu mubiri hahandi harimo ya mirimo myiza Imana yakuremeye ngo uyigenderemo, aho ngaho niho impano z'umwuka zigusanga. Niho wa mubatizo twizeho ugusanga, ugahabwa impano z'umwuka. Ariko umuhamagaro ubwawo wo, umuhamagaro ntabwo ari ikintu ukora. Umuhamagaro ni ikintu uri cyo. Umuhamagaro n'uwo wowe uri we, ntabwo ari ikintu ukora, ntabwo ari imirimo ukora. Oya, ni nayo mpamvu dusoma hariya mu Befeso ibice 4, twabonye ko yahaye bamwe kuba, ntabwo yahaye bamwe gukora. Oya, yabahaye kuba intumwa, abandi baha kuba bungeri, kuba bigisha. Umuhamagaro rero ni ikintu uri cyo, ni ikintu kikurimo, donc icyo ngicyo uri cyo, uba uri we nyirizina, niwo muhamagaro wawe. Ndabizi ko turi bugende tubyumva, biracyari mu magambo asa n'akomeye, ariko ndagira ngo tubanze dusome iri jambo riri mu gitabo cy'Abaroma ibice 8 umurongo wa 29 n'uwa 30. Haravuga ngo kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Twize ku ntambwe enye z'agakiza, twabonye yuko hari agakiza dutegereje kitwa guhabwa ubwiza. Ariko ku Mana, abo yahamagaye yarabatsindishirije kandi yabahaye ubwiza. Nubwo ubwo bwiza tuzabuhabwa Yesu abonetse, ariko Imana irabutubikiye, ni nkaho yamaze kubuduha n'ubwacu. Noneho iri jambo riratubwiye ngo abo yamenye kera. Haleluya! Ntago ibamenye ubu, ntago yabamenye ejo. Oya, abo yamenye kera 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 cyane, ngo abo ngabo yarabatoranije. Kandi icyo yabatoranirije ni ugushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, ngo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Ba bandi rero yamenye kera, yarangiza ikabatoranya. Umva igikurikira, ngo abo yatoranije yaranabahamagaye. Yabahamagaye, yabatoranije kera, ibahamagara kera. Haleluya! Mwene data, ntiwibone witabye umuhamagaro ubu ngubu. Wahamagawe kera, wahamagawe utaranamenya kura uzavuka, wahamagawe ahari n'ababyeyi bawe bataramenyana. Icyo gihe kuko yakumenye kera, yari yaragutoranije, ngo kandi iranaguhamagara. Buriya itandukaniro riri hagati yo guhamagarwa no kwitaba umuhamagaro ni rinini cyane. Hari abantu bahamagawe kera, ariko kugeza uyu munsi turacyabiruka inyuma. Uracyabahendahenda ngo urebe ko baha ubugingo bwabo Yesu Kristo. Buriya Pawulo ntabwo yahamagawe igihe yatungurwaga n'umucyo. Oya, ahubwo dore ni nawe wanditse aya magambo. Imana yari yaramumenye kera, imutoranya kera, ngo imutoraniriza gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo,
ariko nyamara Pawulo tumuzi arenganya ubwoko bw'Imana. Ibyo byose yabikoraga yarahamagawe, haburaga ikintu cyitwa kwitaba umuhamagaro we. Benshi barahamagawe, hari indirimbo twajyaga turirimba ivuga ngo ibisarurwa ni byinshi cyane ngo ariko abasaruzi ni bake. Hari igitero twageragaho tukavuga ngo kuko umubare w'abahamagawe ari benshi ariko abitabye impamagazi bo ni bake. Abahamagawe ni benshi bene data. Uyu munsi niwibona waritabye umuhamagaro wawe, ujye ushima Imana kuko ni ubuntu bugeretse ku bundi. Umuhamagaro rero ni iki? Na wa muntu wahamagawe utaritaba, iteka ahorana ishyaka risa n'iry'umuhamagaro. Niyo mpamvu Pawulo wa wundi wabaye intumwa, mu ntumwa zose nta muntu waranzwe n'ishyaka nk'irya Pawulo. N'ubundi ataraba intumwa yari afite ishyaka rimeze nk'ishyaka ry'Imana, ariko ari ishyaka ribi, kuko ibyo yahamagariwe byo byari muri Kristo Yesu, ariko we akarwanirira Imana mu bundi buryo burwanya icyo yahamagariwe nyirizina. Kuko intambara Pawulo yarwanaga yica abera, arenganya abera. Muribuka ko Bibiliya ivuga ko no mu rupfu rwa Stefano, Sawuli uwo waje kwitwa Pawulo niyo wari bahagarikiye bamutera amabuye. Mu by'ukuri biriya byose Pawulo yabikoraga azi ko ari gukorera Imana, kugeza igihe umwenda wabaye nk'umuvuye ku maso, arahumuka agera muri Kristo Yesu, aba aribwo atangira gukora imirimo myiza yahamagariwe muri Kristo Yesu. Ibindi byose dukora tutaragera muri Kristo Yesu biba bijya gusa n'imihamagaro. Pawulo yari ari gukorera Imana, ashimwa n'abafarisayo, ashimwa n'abatambyi. Ku kijyanye no kurenganya abera bisumba byose yari uwo gushimwa, kuko yari umurwanashyaka w'idini. Yarwaniraga ishyaka idini, nyamara arenganya Kristo. Uyu munsi ba Sawuli ni benshi bene data. Hari abarwanashyaka b'idini, ugasanga umuntu ari mu idini, wavuga ikintu yenda kumva gisa n'ikiri kuri dadi we, akaba rwose ahita kwereka ko atigeze amenya Imana, akagutuka, abishoboye n'amabuye yayagutera, kandi nta mutima mubi rwose muri we, yumva yuko arimo akorera Imana. Kuzageza igihe Imana izamwihishurira, umwami Yesu akamubwira ati Sawuli, Sawuli we, nawe ati wowe urinde? Umwami Yesu akamubwira ngo ndi Kristo Yesu urenganye. Haleluya. Mwari muzi ko buriya mu bantu bajya badutukira ijambo ry'ukuri tuvuga, harimo abantu bakunda umwami Yesu by'ukuri, ariko bataragera muri Kristo Yesu mo ndani. Hari abantu bakunda Imana by'ukuri, ariko barwana intambara itari yo, kuko imirimo myiza baremewe iri muri Kristo Yesu, ntabwo iri hanze ya Kristo Yesu, ntabwo iri muri dadi, ntabwo iri muri mami, ntabwo iri muri whatever church, ntabwo iri muri iriya batima. Oya, iri muri Kristo Yesu. Buriya intambara dukeneye kurwana nitwinjiza muri Kristo Yesu. Wageramo nibwo, mumbabarire, nibwo uzasangamo imirimo myiza yose Kristo yakuremeye kugira ngo uzuyigenderemo. Umuhamagaro rero, nk'uko tubibonye hano ku murongo wa 30, ngo abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Bene data, kuri aba bantu batarakizwa, bataritaba umuhamagaro, ikintu Imana itegereje nuko baza. Ariko mwibuke, dufite Imana ihagarara mu itangiriro ikamenya aho ibintu birangirira, niyo Alpha niyo Omega. Hari abantu bavuga ngo irobanura ku butoni, ariko ntabwo irobanura ku butoni. Hari ibintu ivuga kubera ko izi uko bizagenda, izi amahitamo uzakora, atari uko ari izayagukoresha, ahubwo kuko ari Imana izi byose, imenya byose n'ibihishwe byo mu mitima y'abantu. Ejo hawe irahazi, nubwo yaguhamagaye izi neza niba uzitaba cyangwa utazitaba. Niyo mpamvu rero abangaba noneho yahamagaye bakemera, ngo yarabatsindishirije, ngo irangije ibaha n'ubwiza. Bwa bwiza tuzahabwa mu maso y'Imana ubu turabufite. Mwibuke ko ubushize twasomye ijambo rivuga ko ubu ngubu twicaye muri iyi mibabaro, twicaye muri aka kaga, twicaye muri iyi si mubona isigaye igenda nk'icuritse. Bene data, ijambo ry'Imana riravuga ngo twicaranye na Kristo Yesu ahantu ho mu ijuru, ngo turi muri we. Ubu ngubu tubabarira inaha, ariko mu Mana bwo turi muri Kristo Yesu, turebera muri Kristo Yesu hariya hejuru aho yicaye iburyo bw'Imana Data, nk'uko Bibiliya ibivuga. Umuhamagaro rero ntabwo ari ikintu ukora, ahubwo umuhamagaro ni icyo uri cyo cyangwa
cyangwa n'uwuriwe. Iyo usomye muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 5, Imana yabwiye amagambo akomeye Yeremiya, iramubwira ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, ngo kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Haleluya. Mwene data, ntabwo Imana yagushyiriyeho kuba umuvugabutumwa ubu ngubu uyu munsi aho uzamenyera ko uri umuvugabutumwa, oya, ahubwo utaranavuka. Buriya iyo umuntu ajya gukoresha igikoresho icyo ari cyo cyose, iyo agiye kugikora cyangwa kukivumbura, mbere yo kukivumbura cyangwa kugikora abanza kumenya icyo gikoresho kizaza kije gukora, yarangiza agashaka uburyo yakoramo igikoresho kizuzuza wa murimo. Naguha urugero, yenda nk'umuntu wakoze ikanya, ntabwo ikanya yabanjirije ibiryo byari bihari, ahubwo ashaka ikintu cyazakoreshwa kugira ngo ibiryo birekere aho kwanduza intoki z'abantu, bityo akora ikanya, akora ikiyiko, akora amarushe, akora ibimamiro, akora ibintu byose bizakora mu biryo ku buryo umuntu atazanduzwa nabyo. N'Imana rero nuko byagenze. Imirimo tugomba kuza gukora, iyo mirimo yaratubanjirije. Imana irangije irema umuntu uzafitinga muri ya mirimo 100%. Niyo mpamvu yabwiye Yeremiya ngo nakumenye utaravuka, ngo kandi nakwejeje ukiri mu nda ya nyoko. Mwene data, umuhamagaro wawe ni ikintu Imana yagupangira gutaranabaho, n'ababyeyi ahari batarabaho, ikintu Imana yari ifite mu bitekerezo byayo kuri wowe na mbere yo kukurema. Ngo kandi icyo ngicyo nicyo yakwereje. Ngumva rero irangije igushyiriraho kuzaba icyo nyine. Kuri Yeremiya yari yaramushyiriyeho kuba umuhanuzi, wenda kuri wowe yagushyiriyeho kuba intumwa, ku wundi yamushyiriyeho kuba umuvugabutumwa, ku wundi yamushyiriyeho kuba umuhanuzi nka Yeremiya. Buri muntu wese afite icyo Imana yamushyiriyeho kugira ngo umubiri wa Kristo ukomezwe. Icyo rero cyateye Imana kukurema, icyo ngicyo nicyo uri cyo. Uwo nguwo ni uriwe. Ntabwo uri wa wundi abantu bavuga ngo urumva ngo ni mugufi w'inzobe, ugenda gutya, usa gutya, useka neza cyangwa useka nabi, ureba gutya. Oya, uwo nguwo ntabwo ari we wowe. Wowe uri umuhamagaro wahamagariwe, kuko wowe uri uwaje gusohoza imirimo myiza Imana yakuremeye ngo uzuyigenderemo. Haleluya. Umuhamagaro rero mu by'ukuri niyo mpamvu yo kuremwa kwawe. Umuhamagaro niyo mpamvu yo kuremwa kwawe. Ntago waremewe kugira ngo uzube mu isi nurangiza uzaceho birangire. Oya, Imana ijya kukurema yakwizeho, igutekerezaho. Hari ibintu yari yamaze gushyira hariya ibona bikeneye igisubizo, isanga icyo gisubizo ni wowe, irakurema ngo uzube igisubizo muri ibyo bintu. Kuko ibyo bintu utabikoze ari wowe Imana yabiremeye, nta kindi yagusimbuza, nta wundi yagusimbuza. Niyo mpamvu Umwami Yesu yavuze ngo nzahagurutsa ibiti n'amabuye, kubera ko nutagendera muri iyo mirimo ari wowe wayiremeye, ari wowe yayiremeye, wayiremewe, iryo jambo ndaribuze, nutagendera muri iyo mirimo kandi ariyo yatumye uremwa, mu by'ukuri izindi ngingo zo ku mubiri wa Kristo zizaba surcharge, usange mfite ibyo naremewe ariko ngiye no gukora n'ibyo waremewe, undi afite ibyo yaremewe agiye no gukora n'ibyo waremewe. Niyo mpamvu ari ngombwa cyane ko umuntu wese wo muri twe amenya icyo yaremewe kandi akakigenderamo. Icyo rero Umwuka Wera uri muri twebwe niwe utuyobora akakitugezaho. Dusomye mu gitabo cy'Abefeso, Abefeso igice cyaho cya mbere, ndasoma ku murongo wa 3 n'uwa 4. Haravuga ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo na Se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru, nk'uko yadutoranirije muri we isi itararemwa. Bya bindi navugaga ko yatumenye kera, idutoranya kera, irangije ibibazo byari biri mu isi n'imirimo yari ikeneye gukorwa mu isi, igenda irema buri wese mu buryo yaza agakora uwo murimo akawusoza, yarangiza agasubira ku muremyi we ari proud yuko arangije icyatumye amurema. Umurongo wa 4 ngo nk'uko yadutoranirije muri we isi itararemwa, kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere yayo. Mwene data, gutoranywa kwawe ntago ari uko uyu munsi.
ushobora kuduha ubuhamya ukavuga ngo ngewe nakijijwe umwaka ushize maze imyaka 10 nkijijwe, ariko kiriya gihe nicyo gihe wahuye no gutoranywa kwawe, nicyo gihe wabashije nyuma yo kuzenguruka ubasha gukubitana n'umuhamagaro wawe. Ariko Imana yadutoranirije muri iyo kuva kera isi itararemwa, ngo kugira ngo tubabera imbere yayo tutariho umugayo. Kubera iki? Nitutababera ntabwo bishoboka ko twaguma muri Kristo Yesu. Uguma muri Kristo Yesu wese aba uwera, aba inyangamugayo, ntabwo abantu bo bazabura ibyo bagushinja, kuko ntabwo twahamagariwe kunezeza abantu. Niwanga kunezeza abantu ukanezeza Imana, abantu ntibazabura ibyo bagushinja. Ariko umutima wawe nuba utagushinja umugayo, umutima wawe ukaba uguhamiriza ko muri Kristo Yesu nta teka uciriweho, icyo gihe uzaba uhagaze neza neza mu muhamagaro wawe. Twavuze ku kintu kijyanye n'abaranga ndetse n'abahanjuzi. Mu by'ukuri iri jambo dusomye mu Befeso rirongera rikabigarukaho, riravuga ngo twatoranirijwe kuva kera muri w'isi itararemwa, ngo kugira ngo tubabera tutariho umugayo. Nitwinjira mu mihamagaro yacu turabera tutariho umugayo, ntituzigera duhanjura. Oya, nta nubwo byagukundira, kuko kugira ngo ugere ahantu uhinduka umuhanjuzi uba wamaze gutakaza ubunyangamugayo bwose. Umwuka wera yakugoragoja kwibutsa ko wahamagawe nk'umuranga. Nyabuneka arangira umukwe umugeni maze wigireyo babane muri relationship y'umukwe n'umugeni, ukavuga utoya ntaho najya. Mvuye kubwiriza umuntu nambutse amateme, naguye mu mazi nagotse njya kumubwiriza, none ngo ninigireyo abane n'umukwe gute se? Ugashaka kuguma muri iyo relationship ndetse no kuyigiriramo inyungu runaka. Kubera iki? Hari amagambo Pawulo yavuze, aravuga ngo hariho benshi bagenda ukundi, ngo abona bababwiye kenshi ngo n'ubu ndongera ko bababwira ndira, ngo yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Agera hasi akavuga ngo Imana yabo ninda. Ikibazo cy'abahanjuzi, nahoze nongera kwibukira ijambo, nongera gutekereza kuri uriya mugani w'abakobwa 10. Natangajwe n'ukuntu aba bahanjuzi ubwabo barabizi ko batari kujya mu ijuru. Niyo mpamvu n'igihe umukwe yazaga ntiyigeze asanga banibeshye cyangwa bayobye ngo babe bari mwaho mu nzu y'ubukwe. Reka da! Ndetse n'aba bakobwa b'abapfu bagiye kubabwira bati umukwe yaje, mwakabyara mwe nimuduhe ku tundi tuvuta, ntibigoye rwose baza, kuko bo umugabane wabo barawuzi. Mbabazwa cyane n'abantu bagenda inyuma y'abahanjuzi batazi yuko abahanjuzi bo bamaze guhitamo umugabane wabo. Ubu hari abantu bahisemo kurimbuka rwose, barabizi nta icyo ashaka ni ukubaho neza hano ku isi. Ibyo by'ijuru hari n'abatakibyizera, we yiteguye kukubwira byose bituma konte ye yabyimba. Byaba ari ibimurimbuza, byaba ari ibimujyana ikuzimu, ntacyo bimubwiye. We ni umuhanjuzi, umugabane we yawuhisemo. Mwebwe ntabwo byabatangaje kugira ngo bariya abakobwa 5 b'abapfu bababwire kujya ku bahanjuzi? Dabora abahanjuzi ntibari mu nzu y'ubukwe, basohoka mu nzu y'ubukwe, bivuga hahandi dutegerereje umukwe. Bariya abakobwa 5 nabatekereje mbona bo ni na victime. Ni abantu bakurikiye abahanjuzi ariko batazi yuko abo bantu ari abahanjuzi, kuko nibura bajyaga guhanjuza amavuta bakagaruka mu nzu y'umukwe gutegererezamo. Bakagaruka wumva nyine bo ahari bari bazi ko bari kujya mu ijuru. Ariko nibyo rya jambo rivuga ngo abantu banje barimbutse bazira kutamenya. Haleluya! Birakwiriye ko twicara hasi tukiga ijambo ry'Imana. Umwanya bizadutwara wose, twamenyerejwe nabi ko tugenda mu rusengero bakaturyohereza, hakaza umuziki umara isaha, mu kanya nyuma y'iminota 30 y'ijambo ry'Imana ukaba watangiye gusinzira. Oya, birakwiriye, kuko kumenya ntago tuzagukura mu muziki. Kumenya tuzagukura mu bwenge Imana yandikishije. Amagambo ya Yesu niyo mwuka kandi niyo bugingo. Nta ujya kwa data Kristo atamujyanye, kandi Kristo niwe jambo ry'Imana. Niba ijambo ry'Imana ritagwiriye muri wowe, amagambo ya Kristo atari muri wowe, nta mwuka nta n'ubugingo biri muri wowe. Aba bakobwa 5 rero natangajwe n'ukuntu basohotse bagiye gushaka amavuta. Baragenda basanga babahanjuzi babo hanze kure cyane y'inzu y'ubukwe, kuko mwabonye ko batinzeyo. Barangije
babahanjuzi nubwo abakobwa b'abapfu bahageze bakababwira ati nyabuneka muduhe amavuta umukwe araje ubu ngubu tugomba kujya mu bukwe, reka babahanjuzi nta nicyo bibabwiye, barongeye babaha amavuta abandi basubirayo, abahanjuzi basigara iriya hanze hamwe n'imbwa n'abarozi, kuko aho babilonginga barahazi, bahahisemo, bazi neza ko batari mu mugeni wa Kristo. Bene data, birakwiye ko tuba maso tukamenya yuko umukwe naza ingaruka zo gukingiranwa zizakugeraho wenyine ku giti cyawe. Ntabwo uzavuga ngo urumva mwami ngo nuko umuhanjuzi yampanjuriye nabi, reka da, ibyo ntibizaba bigikora, azakubwira ati sinkuzi. Hari uwabiturezimiye neza aravuga ati ikintu nkuyemo nuko ari abakobwa b'abapfu, ari abahanjuzi, ari amavuta yabo, uko ari batatu bose ntabwo umukwe abazi. Ariko mwene data, birakwiriye kutinda ku birenge by'umwigisha Kristo Yesu kugira ngo ubashe kumumenya uko ari. Rero muri aya magambo Pawulo avuga neza yuko Imana yadutoranyirije kugira ngo tube muri yo turabera tutagira umugayo. Nitwinjira mu muhamagaro turi muri yo turabera tutagira umugayo, tuzakorera Imana nk'abaranga. Haleluya. Rero umuhamagaro, icyanyuma nasorezaho ni uko umuhamagaro ntabwo uvunana. Nimvuga ngo ntuvunana ntimunyumve nabi, ntuzabura kugutera imvune mu mubiri, ntuzabura kunanirwa wawukoze cyane kuko twambaye umubiri, ariko umunezero w'umuntu uri mu muhamagaro ni ugusohoza icyo yahamagariwe. Haleluya. Abantu bashobora kukureba bakabona hari ukora sacrifice nyinshi kugira ngo usohoze uwo muhamagaro, ariko nkubwije ukuri waramaze kuwumenya ukaba wicayemo, utanawushohoje ntusinzira. Umunezero wawe no kuryama neza no kurota neza nuko washohoje icyo uwagutumye ashaka. Umwami Yesu byigeze kumubaho, usomye muri Yohani igice cya 4 umurongo wa 31 ukagera 34. Iki nicyo cyitegererezo cya buri muntu wese uri mu muhamagaro we n'Imana. Ku murongo wa 31 ngo batarahagera abigishwa be baramwinginga bati mwigisha akira ufungure. Arababwira ati mfite ibyo kurya mutazi. Abigishwa be barabazanya bati mbese hari uwamuzaniye ibyo kurya? Yesu arababwira ati ibyo kurya byanjye ni ugukora ibyo uwantumye ashaka no kurangiza umurimo we. Haleluya. Umwami Yesu yari afite umuhamagaro wamuzanye ku buryo iyo yabaga arimo ategura iby'umuhamagaro ntiwashoboraga no kumubwira kurya ngo byemere. Bari bategereje fure igiye kuza, cyangwa fure ni iki buriya, abantu benshi bari bagiye kuza, ngo mu gihe bataraza abigishwa baramubwira ati nyabuneka mwigisha akira abanza ufungure bataraza. Ariko birashoboka ko yari arimo ategura, yari arimo atega amatwi umwuka, ahari se yari arimo asenga, yari arimo ategura iby'umurimo agiye kwinjiramo. Ariko kubera ko umunezero we nuko yumva yakoze icyo data ashaka, icyo nicyo kizakubwira ko uhagaze mu muhamagaro wawe. Abandi bantu bose bashaka kuzakureba bakabona reka da uravuga mu muhanda ugakabya. Uzigura n'umuntu w'umuvugabutumwa, winjira muri metro ukumva aratangiye aravuze, ntabyitayeho ko mumureba nk'umusazi, ntabyitayeho ko abantu babona ko atuzuye. Reka da, w'ibyo kurya bye nuko ari buvuga ijambo data yamuhaye. Umuhamagaro rero iyo wawugezemo, ikizakubwira by'ukuri kuri mu muhamagaro ni ikintu uryoherwa nacyo kugikora. Birakuryohera ku buryo byakurutira kurya, birakuryohera ku buryo byatuma kuryama ubu byihoreye ukabanza ukabikora, birakuryohera ku buryo wumva utanabikoze ahubwo ubuzima bwawe bwaba bwahagaze. Niyo mpamvu mujya kubona abantu bahamagawe koko ukabona ni umuntu wigeze kuba mu muhamagaro, iyo yasubiye inyuma nabwo agera ahantu habi cyane, kubera ko noneho wa munezero yabonaga mu gusohoza icyo data amushakaho asigara arimo awushaka ku ngufu wiforusamo, bigatuma ahinduka umuntu ukabye cyane mu bintu byose, kuko atakibona umunezero mu gusohoza icyo data yamuhamagariye, agasigara ashakira umunezero mu bintu ubona bikabije. Iyo umuntu yari umuranga agahinduka umuhanjuzi ntabwo yakuyobera, ntushobora kumuyoberwa. Ahinduka umuntu w'umunyabikabyo kubera ko umunezero umutima we wagiraga akiri umuranga, uwo munezero arawutakaza kuko atakiri mu muhamagaro. Noneho
kubera ko guhamagara kw'Imana kutavuguruzwa niko Bibiliya ivuga. Niba Imana yarakuremye uri umwigisha, Imana ikaba yarakuremye uri umwigisha, n'ubu utari no muri Kristo Yesu ushobora kwigisha neza abantu bakumva. Niba Imana yarakuremye uri umuvugabutumwa, n'ubu utari no muri Kristo Yesu ushobora gukora publicité ya Primus n'utarasomaho akarara agiye kuyigura, kuko nuko Imana yakuremye. Umuhamagaro si ikintu, si icyo ukora n'icyo uri cyo. Umuhamagaro uri muri wowe, ariko iyi mirimo myiza wahamagariweyo uzatangira kuyikora no kuyisohoza ari uko wageze muri Kristo Yesu. Uburyohe bw'umuhamagaro nta muntu utabwifuriza. Uburyohe bwo gukorera Imana wumva wishimye, wumva bikumereye nk'ibyo kurya abandi bantu batazi. Yesu we yabifataga nk'ibyo kurya abigishwa batazi, kuko babonaga atariye iby'umubiri, kuko arimo ahugiye cyane mu muhamagaro. Bagahangayika akababwira ati rega muhumure, jyewe mfite ibyo kurya mutazi. Ariko abasobanurira ibyo kurya, arababwira ngo ibyo kurya byanjye ni ugukora ibyo uwantumye ashaka no kurangiza umurimo we. Buriya hari ikintu kimwe nakuye kuri Kristo Yesu kimbera icyitegererezo gikomeye. Umwami wacu Yesu Kristo yakoze umurimo we azi yuko atari eternel mu isi, ntago ari umuntu uzabaho ubuziraherezo. Yari azi yuko umusaraba uri imbere ye, yari azi ko urupfu ruri imbere ye, nta kintu yashyiraga ejo yakagikoza uyu munsi. Icyampa natwe tugakora tuzi ko tutarabiteka, tugakora tuzi ko hahoraho intambara ngizi ndwara, ariko imyigishirize yabaye myinshi. Umuntu asigaye apfa afite imyaka 40 batuyunguye abadayimoni baramutwibye. Ariko bene data, umwami wacu Yesu yapfuye kuri 33. Aho ngaho mu myaka ya za 30 niho umuntu aba atangiye kumva ubuzima icyo ari cyo. Ariko iyo urangije umurimo wo guhamagaye ugomba gutaha. Ikibazo nuko umubwiriza yaranditse aravuga ngo ikintu cyose gifite igihe cyacyo. Hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Ikibazo nuko igihe cyo gupfa ahubwo cyazasanga utarasohoza wa muhamagaro. Wafuma ukora icyo wahamagariwe n'umwete wawe wose, yenda kikazarangira ugifite igihe cyo kubaho. Ariko ikibazo nuko igihe cyawe cyo kubaho cyazarangira utarasohoza icyo wahamagariwe. Nuko rero dukwiriye gukora umurimo wadutumye hakiri ku manywa, kuko dore bugiye kwira. Ntabwo ukwiriye gutegereza ngo ngo ndacyategereje ibi, ngo reka mbanze nkorere ngo ahangaha. Oya mwene da, kurikira umwuka aho kujyana ujya aho ngaho, aho kujyana ujyaho, kuko uwo ni wo muhamagaro wawe. Nta muntu wahamagariwe kwizirika ku muhamagaro wundi. Oya rwose pe. Nk'ubu ngubu turi gukorana hano kuri iyi groupe ya Vase d'Honneur, ariko nta muntu uhamagariwe kwizirika ku muhamagaro wanjye. Reka da, keretse niba Imana ari icyo ngiki ikubwiye, ikubwiye iti bugumye ahangaha banza ukora uyu murimo, ifata izi nshingano muri uyu murimo, gira uyu mutwaro muri uyu murimo. Ariko nitugera ku cyitwa umuhamagaro, nitugera ku cyitwa umuhamagaro, ntago umuhamagaro wawe ushobora kuwomeka ku wundi muntu. Oya, wagirira umutwaro umuhamagaro w'umuntu, wagirira ishyaka umutwaro umuhamagaro w'umuntu, wagira inshingano mu itorero, wagira inshingano, ariko umuhamagaro, nihagira umuntu ukubwira ko waremwe ariko utahamagawe, uzamenye ko uwo muntu arakwifatiye, arakubeshye. Twese uko tungana turi abo yaremye, turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Nta waje guherekeza abandi muri uyu muhamagaro. Buri wese afite uwe muhamagaro, ahubwo icyo dusengera ni ukugira ngo umwuka w'Imana ahishurire buri muntu umuhamagaro we ni uwuhe, ngo awumuhagarikemo. Icyo dukeneye ni ukugira ngo duhabwe imbaraga zo gusohoza uwo muhamagaro, kuko nanone ushaka kumenya umuhamagaro udafite imbaraga zo kuwusohoza, ntabwo ari wowe ubyikoresha. Umuririmbyi yararirimbye ngo ubu nkora ibyo ntikoresha. Niyo mpamvu Yesu amaze kumenyesha abigishwa be umuhamagaro wabo, yari abasize ari intumwa, ariko arababwira ati mube muretse, uyu murimo ntabwo ari umuntu wikoresha. Nimugende i Yerusalemu mutegereze icyo data yasezeranye. Icyo ngicyo ni cyiza, igihe cyo gukora kizaba kigeze. Mwene data,
iyo umaze kumenya umuhamagaro wawe haba hasigaye kuwuhuza n'imbaraga z'Imana zituma usohoza umuhamagaro kandi zikakwinjiza mu gihe cyawe cyo gukora. Ndumva twasoreza ahangaha uyu munsi, noneho ejo tuzatangira noneho nyirizina kwinjira muri iyi mihamagaro uko ari 5 kugira ngo umwami Yesu arusheho kutwigisha no kuduhishurira aha dushaka mu bihe bisa n'ibi. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Shalom, shalom, shalom.